Ikaze kuri mwese nongeye kubasuhuza aho muri hose mukomeze mugire amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi tugarutse tureba ku bijyanye n'isomo ryacu rya physics, aho tubasha kwiga ku bintu bitandukanye. Iyi channel izadufasha tugerageze dushyire hamwe, tuzajya twunguka byinshi kandi kuko turabikeneye mu gihugu aho turi hose no mu byo dukora byose. Tudatinze rero turi hano kandi twifashisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubashe duhana amakuru. Relativity concept and postulate of special relativity. Iyi ni unit igerageza kuvuga ku bijyanye n'isano iri hagati y'ibintu biyega n'uwitegereza iyo movement cyangwa se motion iba. Muri iyi unit rero niho tureba ibintu bitandukanye. Reka dutangire introduction to special relativity. Introduction tureba ni nk'intangiriro. Tuvuga ko special relativity deals with observer are moving at constant velocity. Special relativity nibyo koko ivuga ku observer, ku muntu witegereza motion agenda ku muvuduko udahinduka. Umuvuduko udahinduka ikiwuranga ni uko acceleration iri ingana na zero. Acceleration equals to zero. Acceleration ni inyongeramuvuduko, iki gihe ingana na zero. Mu gihe general relativity deals with observers who are undergoing acceleration. Kuvuga ngo uyu observer utegereza niba ningewe nimo nitegereza imodoka irimo iragenda, nanjye mfite umuvuduko kandi acceleration yanjye ingana itandukanye na zero. Icyo gihe ni general relativity. Twitegereje kuri iyi modoka hano, iyi modoka irimo iragenda. Hano hari umuntu irimo iragenda ku muvuduko udahinduka. Umuntu yajugunye cyangwa se yanaze agapira hejuru, ubundi abona kamugarukira. Mu gihe uri hanze ashobora kuba akabona gakora projectile motion. Bivuze ko abo busanga batandukanye ashobora kubona ibintu bivuze gute bitandukanye. Ni ukuvuga ngo urimo hano imbere afite frame of reference ye, n'uri hanze afite frame of reference afite. Frame of reference rero ni nk'indangagereranya ikintu muri make. Uyu ni Einstein wabashije kuvuga kuri special theory of relativity mu 1905 1908, aho agaragaza ko amategeko akoreshwa muri physics muri natural reference frame ashobora kugira gute kuba aramwe kandi ntahinduke, kandi ko different observers bashobora gupima igihe times and distances bikaba. So tugendeye ku matamuzi akoreshwa relativity rero tuzi ko ni nk'isano. Ubundi mu busanzwe tuvuze relativity tuba tuvuga isano. Relativity ni study of how different observers measure the same event. So abantu babiri rero ni observer bagiye kwipima event imwe. Tuvuge ko niba umuntu akoze experiment ari mu modoka, so ako gapira twanaze hejuru ni mu modoka n'uri hanze bazakabona bate? Event imwe ishobora kwigwaho n'abantu bangahe? Babiri. Special relativity, the theory that in natural frame of reference the motion of an object is relative to the frame from which it is viewed. Niba frame ndimo gukoreramo experiment, ni urugero ndi mu modoka nanaza agapira hejuru, so ni ukuvuga ngo uko agapira kazagenda kajya hejuru bizaba bifitanye isano na frame yanjye uko irimo kugira gute kugenda. Tuzi turebe inertial frame of reference. Inertial frame of reference ni iki? Inertial frame of reference twavuga ko ni nk'indangagereranya ifite umuvuduko udahinduka, cyangwa se indangagereranya ifite acceleration ingana na zero. Indangagereranya ni ya modoka cyangwa se aho njyewe ubwanjye kugira ngo nige kuri experiment irimo kuba. Iyo modoka ni reference frame ubwayo, nanjye ndi ku isi n'isi yacu ishobora kuba reference frame. Bivuze ko reference frame igihe ifite umuvuduko udahinduka cyangwa se acceleration ya zero, icyo gihe ni inertial frame of reference. Dukomeza tureba amatamuzi, turebe ku postulate. First postulate of special relativity. Iyi ni idea that the laws of physics are the same and can be stated in their simplest form or inertial frame of reference. Muri ya inertial frame of reference yandangagereranya idahinduka, laws of physics aba ari zimwe. Niba nkoze experiment ndi mu modoka, izaba imeze neza na experiment nkoze ngewe ndi hasi cyangwa se ahandi hantu ndi hamwe ntagenda. Ya modoka yacu iri kugenda kuri constant velocity, acceleration ni zero cyangwa se inyongeramuvuduko ni zero. Condition ni iki? Ni uko inertial frame of reference ariyo iduha umurongo kuri first postulate. Mu gihe second postulate yo ivuga kuri light. The speed of light
The speed of light is constant independent of relative motion of the source. aba ari imwe tutitaye kuri independent motion ya source yacu. Reference frame ni iki rero? Reference frame nk'uko nabibabwiye ni indangagereranya ndimo cyangwa se ahantu ndi kugira ngo nkurikirane ibijyanye na position na velocities z'ikintu muri ya frame ngewe ndimo. A frame of reference is a set of coordinates that can be used to determine the position and the velocity of object in that frame. Ya modoka nyirimo ni frame of reference. Nshaka kureba position y'agapira nanaze hejuru n'umuvuduko bimeze bite muri ya frame. So that is what we call a reference frame. Izo coordinates zose nshobora kwifashisha nizo nita a frame of reference. So postulate of special relativity. We have two postulates of special relativity. If the two postulates of special relativity, the first postulate is this relativity postulate. The first postulate of special relativity is the idea that the laws of physics are the same and can be stated in their simplest form in or inertial frame of reference. Amatheories yo muri physics namwe kandi ntahinduka muri inertial frame of reference. Speed of light postulate. The second postulate of special relativity is the idea that the speed of light c is constant independent of relative motion of source. Ntabwo ihinduka tutitaye, ntabwo depending kuri source of motion, ahubwo speed of light all the time is the same. Hano hari exercises tugomba gukurikirana tukareba twibuke twabonye bitandukanye. Frame of reference, introduction to special relativity, tubona amaterms akoreshwa, twabonye n'aya postulate nakeka kandi yumvikana neza. Ese imyitozo yacu itubwira ngo how do you explain frame of reference? Why do we need the reference frame? What is special relativity and general relativity? What is the main principle of special relativity? Is the theory of special relativity proven? Explained. So imyitozo tuyigerageza kandi ndakeka nta kigoye kirimo bibuza kukorohera. Twibutsa ko izi other resources dufite another resources nka Google site tubona hano twayifashisha nayo yadufasha, then ubundi tukabasha gukora subscribe kuri Digital Media Tower, ubundi tugakurikirana amasomo yacu n'ibindi bitandukanye bidufasha mu myigire yacu ya buri munsi, kandi ndakeka bizagenda neza kandi bizatworohera. Dukomeze tukubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe kandi nizera ko mumeze neza mu hose. Murakoze rero, amahoro y'Imana abane namwe. Thank you so much.